uyu munsi ngiye kwasanga filime y'Inyakuri yasohotse mu 2017 yitwa Along with the God. Murakaza neza kuri Warusco Fact. Dutangira mu mujyi wa Korea, aho inyubako nini yuzuye abantu yari mishya bakizimyamwoto bari gukiza abantu. Muri ako kanya batwereka umugabo witwa Kim asimbuka inyubako n'umwana muto. Kuva amahirwe make umugozi uracika ikubita hasi maze Kim atangiye kubona ubuzima bwe bwose imbere ye. Bitunguranye batwereka Kim arokoka accident ntacyo abaye. Arangira arahaguruka asanganira umwana n'ababyeyi be, abaje niba umwana ameze neza baramwihorera. Kim utarosobanukiwe n'ibintu biri kumubaho yumva ijwi riri kumuhamagara, ahindukiye abona umusore witwa Mark n'umukobwa witwa Shuni aribo bari kumuhamagara. Kim yasaza basatira basaba gunga kugira ngo umuriro utabagwaho. Kim atarabagera abona umuntu basaba ari gukora ubutabazi bw'ibanze. Mark na Shuni barangira amubwira ko yapfuye ari umutagatifu ko baje kumufata kugira ngo ajye gucirwa urubanza. Kim yahise yanga kubyemera, arangira ababwira ko atafata abonanye na mama we. Kim asubiye inyuma ngo abacika ahita afunguka uryango rinatangira kuzamuka. Abarinzi babonye ukuntu yakundaga nyina birabatangaza, barangira amubwira ko shefu wabo bategerereje ku rundi ruhande. Twihuse batwara Kim n'abarinzi bagira mu isi y'abapfuye, bacyajya bakirwa na shefu Rimu usakimanga kumusuza avuga ko atari umutagatifu. Kim n'abagenzi bahise binjira mu muryango gusa bitunguranye bisanga mu misozi y'abicanyi. Mark amubaje nimba yarisha umuntu igihe ari mu isi, Kim amubwira ko atabitinyuka. Captain Rimu arangira amubwira ko ashobora kuba yarisha umuntu mu buryo buri indirect. Kim yahise ajyana mu rukiko rwa mbere, barangira batwereka munsi y'ahantu yaragaze abantu benshi bari gushya. Kim barangira amubwira ko natsindwa urubanza nawe araza kuba umwe muri bo. Abashinjacyaha badatinze bahise batangira gucira Kim urubanza, babwira Imana urupfu ko Kim yaretse inshuti igahera mu nzu kandi yarafite uburyo n'umwanya wo kuyikiza. Rimu nawe yahise ahaguruka arangira abwira Imana urupfu ko Kim ataretse inshuti yabishaka, ahubwo ko Kim yabanje gufasha inshuti ye. Gusa ko yari yaguwe n'urubuye ruremereye, inshuti ya Kim yahise imusaba kubanza gukiza abandi bantu, byakunda Kim akaza kugarukana ibikoresho byamuvanaho ibuye. Kubera iyo mpamvu Kim yabashije gukiza abantu 8 muri iryo joro. Kwa amahirwe make ntiyabasha gukiza inshuti ye kuko inyubako yahise iturika Kim ari kugaruka kuyikiza. Imana y'urupfu yumvise ko byagenze byose irangiye ihita ifunga urubanza, irusoza bwiye Kim ko ari umwere ko icyaha cy'urupfu kimuvanyweho. Nyuma batwereka Kim bari mu bwato bari kwerekeza ku rukiko rwa kabiri. Bari mu nzira barimo bagenda, Kim abaza impamvu barimo kumufasha, barangira amubwira ko bafitanye amasezerano n'Imana nkuru y'ikuzimu, ko niyafasha abatagatifu 49 kuvuka bwa kabiri mu gihe cy'imyaka 100, ko nabo bazahabwa amahirwe yo kuvuka bwa kabiri. Kim rero akaba ari umutagatifu wa 48 barimo gufasha. Bidatinze Kim baje kujya ku rukiko rwa kabiri, maze Shuni atangiye kwereka umucamanza mukuru ko Kim yabaye ubuzima bwe bwose, ko yabaye ari umugabo ushyira mu byago ariko agafasha abantu n'inyamanza. Umucamanza mukuru byamushimishije, arangira abaza Kim cyamutera kwitanga cyane. Kim amubwiye ko yabiterwa n'amafaranga. Umucamanza ahita asaba ko bamujugunya mu kimashini gisi cy'abantu ubundi bakarebwa n'amafi. Rimu yahise asimbukira mu mazi arangira atangira kudefanda Kim. Rimu arangira abwira umucamanza mukuru ko Kim akoraga cyane kugira ngo abashe kubona amafaranga atunga umuryango we, kuko iyo bitaba amafaranga ya Kim nyina aba yarishwe n'indwara na murumuna we ntabona amafaranga y'ishuri. Umucamanza wumvise icyateraga Kim gukunda amafaranga arangira atamanaguraho icyaha. Barangira batwereka Kim bari mu bwato bari kwerekeza ku rukiko rwa gatatu. Gusa bari mu nzira barimo bagenda batakwa n'amadayimoni menshi barayarwanya, maze Mark abwira Kim ko umuryango we ashobora kuba yarapfuye undi muntu agahinduka umuzimu wihorera. Kubera iyo mpamvu Captain Rimu yahise asura umuryango wa Kim, ahigeraho basanga nyina wa Kim ari muzima, ahita amenya ko murumuna wa Kim ari wapfuye agahinduka umuzimu wihorera. Umuzimu wa Su wabaye ikibona Rimu urangiye ushaka guhunga. Rimu akurikiye ngo bafate bagenda barwana nawe inzira yose. Nyuma y'akanya bari guhangana, Su acika Rimu, maze Rimu ajya gusura ikigo cya gisirikare Su yakoragaho kugira ngo amenye icyaba cyaramwishe n'impamvu batamenyesheje umuryango we ko yapfuye. Rimu yaje kujya mu kigo cya gisirikare arangira atangira kuneka abasirikare bose. Nyuma y'akanya maze kumvira aza kuvumbura ko Lieutenant Park n'inshuti ya Su bafite amabanga bahishe. Rimu arangira agira Colonel atangira kubaza ibibazo Lieutenant Park, gusa Park amubera ibamba yanga kumuha amakuru. Ku rundi ruhande Kim yagirwe mu rukiko rwa gatatu. Abacamanza bari kumushinja kohereza impapuro yegereye se w'umwana w'inshuti ye yapfuye, amubeshya ko papa azagaruka vuba. Umucamanza mukuru w'ibishya ajyama Kim arangira ataya kumukata ururimi. Rimu nawe ari kumva bari kumutabaza avugira muri Shuni atangira kudefanda Kim. Rimu arangira abwira umucamanza mukuru ko Kim yoherezaga impapuro abantu bose babeshya, gusa iteka ryose ko ntacyo yabaga agambiriye, ahubwo ko yabikorera kugira ngo abahe ibyiringiro byo kubaho abarinda n'agahinda. Umucamanza mukuru wumvise urubanza rwose arangira atababarira Kim. Rimu nawe ari kwiseta basura abeshya Kim ko umuryango we wose umeze neza. Kim agiye inyuma atangiye guserebura, Rimu ahita abwiza ikipe y'ukuri basaba ko babigira ibanga. Rimu yahise asubiza ibihe inyuma ngo arebe icyaba cyarishe Su mu ijoro yapfiriyeho. Gusa nyuma y'akanya avumbura ko Su yarashwe n'inshuti itabishaka. Lieutenant Park abivumbuye nawe ahitamo kumuhamba mu ibanga kugira ngo batazamwima promosiyo ye yari hafi guhabwa. Rimu yitegereje umurambo wa Su arangira abona winyeganyeza. Rimu arangira avumbura ko Su bamuhamye akiri muzima. Nimpamvu agaruka kwihorera ari uko inshuti zamugambaniye ntizibwire na mama we. Ku rundi ruhande batwereka Kim ajya ku rukiko rw'abantu banga gufasha abandi bakiri mu isi. Gusa uko Kim ari kizimyamwoto atambukana isheja maze akomezanya na bagenzi be ku rukiko rwa gatanu. Bari mu nzira barimo bagenda cyamake cyari bagiye kibwira Kim ko murumuna we yapfuye. Gusa uko Captain Rimu arimo atabura Su bibagiraho ingaruka. Ikimashini cya kibatwaye kidukana Mark na Shuni, Kim ahita amanukira ku mugozi aza kubafasha. Twihuse batwereka Kim bagera ku rukiko rw'abantu bagambaniraga inshuti y'imiryango yabo.
gusa ko Kim ari umutagatifu nabo basanga nta muntu yigeze agambanira, maze umucamanza mukuru ahita bareka baratambuka. Rim nawe aho yari batwereka abona umuzimu wa Su ushaka kwica umusirikare wamurashe, umuzimu wa Su ukibona Rim ushaka guhunga. Rim kuri no cyo nawe arawukurikira uzirikisha umugozi we waka, aranje abwira ko nutabarira abawishe ko roho ye nayo izatwika. Su n'umujinya mwinshi yabwiye Rim ko atabarira kuko bamugambane bakamuhamba yumva. Su aranje akoresha imbaraga nyinshi akimigoza acika Rim. Wa musore nawe warashe Su icyaha kimuraze wabo nshuti ajugunye umukecuru mapo yerekana umuhungu wahamye. Su warimo abireba byose yabonye ko iteshwe nagenda ko nawe yamwishe tabishaka. Su aranje asaba Rim kumubwira ko yamubabariye kugira ngo aruhuke mu mutima. Kungurana yuko nawe arahita yemera kugira ngo gucirwa urubanza nta mahane yongeye guteza. Ku rundi ruhande batweka bakimo bajya ku rukiko rwa gatandatu basimbutse mu cyongo wanuka yasibongera kuri ibyo kapiteni wabo yarimo akora ahuza umuntu uriho n'undi wapfuye. Nyuma kanya bakimo bamanuka bakubitwa n'ibiwe baje kwisanga icyo bakirangirira bakigera hasi bakirwa n'Imana y'urugomo. Abacamanza batenze batangira gushinja Kim gukubita muri umuntu wari urwaye kandi ko atiza musaba imbabazi kuva ari abana kugeza apfuye. Umucamanza mukuru umva ikirego cyose cya Kim ahita amukatira arayataya ko Kim agomba gusanga abandi banyarugomo bahora bakubitwa n'amabuye. Mark na Shuni bumvishe ko umukiriya wabo bagiye gutsindwa basaba guhuza urubanza n'urwa nyuma. Umucamanza arangiye gutsa ko nibatsindwa urubanza rwa nyuma Kim aranga bwikubye kabiri kandi nabo bagatakaza ubushobozi bwabo bwo kuzavuka bwa kabiri. Mark na Shuni barabyemeye barangiye berekeza ku rukiko rwa nyuma. Salmo bagenda Shuni avumbura ko Kim yagerageje kwica nyina. Kim bamubaje avuga ko umuryango wari gusufura cyane ko ashaka kwica famiye yose nawe akica nyuma. Kim nababwiye ko impamvu kubitaguye muri umuntu wari uko yamufashe agiye kwica nyina byarereka mu telefone n'ikimwaro cyinshi cyane kabyatumye ngo umuryango w'akarenda apfa batongeye kumubona. Ku rundi ruhande batereka mukecuru aza ku kigo cya gisirikare gushakisha umuhungu we. Rim na Su barimo batambuka mubonye baratungurwa barahagarara, maze Lieutenant Park wari ibyo yakoze ataka mukecuru ashwanyaguza mapu ye ategeka n'abasirikare be kumujugunya hanze. Su wari watuje abonye mwicanyo yasunitse nyina maze akanya ahita ahinduka umujinya umurenza ateza tornado nini atangira kwica abasirikare bose bari hafi aho. Rim nawe yarimo akiza abantu ahamagara Mark amusaba ubufasha. Mark abyumvishe tamanuka n'inkota yasenye urusitati rwa Su. Rim ahita profita muzirikisha rwa rugozi rwe rwaka Su abona gutuza. Twihuse gato Tuzika Kim na Shuni bajya mu rukiko rwa nyuma. Kim ari gushinga gushaka kwica no gukubita muri umuna we, barenge banamubwira ko igihe ashaka kwica nyina abimenye. Ahubwo ko umukecuru yabyigumaniye mu mutima we bigatuma abo yishinja amakosa menshi ubuzima bwe bwose. Kim nagane kenshi atangira kurya yisabira ibihano. Nyuma kanyazi ijwi ritangira guteza umutingitano bari bahagaze. Barebye basanga ari mu wahurije Su na nyina mu nzozi, maze Su atangira gusabira Kim imbabazi. Anabwira umukecuru uburyo Kim yabayeho nabi kugira ngo bo babashe kubaho. Umukecuru utaravuye yahise abwira Su ko yabariye umuhungu we kera. Arangira avuga asaba imbabazi uko byamunaniye kubatunga bakiriho. Imana yakoze muyumvisha umuryango wose wa Kim barita isoza urubanza. Kim ahita ahabwa amahirwe yo kongera kuvuka bwa kabiri. Nyuma batweka Rim abwira Mark ko afite undi mutagatifu amengwe n'ikina maze misiyo yabo nawe gahita irangira. Mark amubaje wo mutagatifu aramwereka Su. Filime irangira Mark yanze kwemera ko Su yaba umutagatifu. Kanda hano urebe ni filime ndabizi urayikunda. Bye.